icya kabiri ni igikomere cy'amateka. Amateka arakomeretsa, amateka arangiza. Umuntu wakomerekejwe n'amateka niyo yatashye ubukwe abandi bataraza yicara yihengetse. Koresha tubifata byose. Cyo bita kuroringa mani. Nababonye abaci bagerayo bise mbasho. Ukoresha ibiyobyabwenge bigukura muri sosiyete, kugera mu rwego usura uwamwiganye, kugera mu rwego usura so wanyu nyoko wanyu, agahamagara reponse ngo ngwino uganirize umushyitsi atari urukundo, batinye kugusiga muri salo. Kabandi tumusiga muri salo turasanga yitwaranye na cage. Shimira n'abayobozi banjye b'itorero bari hano bareze uyu muhamagaro nk'abandi mu mirimo ya gipasiteri. Nkunda n'itatu ni myinshi ariko harimo itatu. Wa mbere ndashaka gusengera indushyi. Tebuka tebuka, hagarara hagarara, cika va mu byaha, ntihagire uwo muzana. Buri muntu yisana, nanjye narisana. Yesu ngwino akomora ibikomere. Tebuka, urabona ukuntu ukiri muto. Ababaswe n'ubusambanyi bakize, ukiza umwuka w'ubujura. Ababaswe n'ubujura bakize. Cyane nanone, haleluya haleluya. Twihuse dufate biradusoma ijambo ry'Imana, twumva icyo Uwiteka avugana natwe mu ijambo ryiwe muri uyu mwanya mwiza wo gutanga ubuhamya. Tugiye gutanga ubuhamya duhamya aho Yesu yadukuye muri iki giterane cyiza cyateguwe n'itorero ADEPR Remera, baciye mu ijambo ry'Imana ryanditse muri Luka 19 rivuga ngo yacyazanye umwana w'umuntu nta kindi ni ugushakisha icyari cyarazimiye. Nongera irindi ryanditse muri Matayo 11 umurongo wa 28 havuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Amen. Yesu ashimwe cyane. Reka tuvuge amazina yacu n'umuco mwiza abaganira ijambo ry'Imana kugira ngo babashe kumenyana. Nitwa Niyonshuti Theogene, ndi umugabo ufite madamu n'abana n'abakobwa 2 n'abahungu 2 kandi n'abana beza basa na se. Abana banjye turasa mwana. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ndi umupasiteri, ndashimira Imana yaduhaye umwanya mwiza ngo tuze dutanga ubuhamya. Iyo ntanga ubuhamya mba mbyumva cyane. Ibi biyobyabwenge narabinyweye, narabikoresheje, ariko kubera urukundo rw'Imana nanjye rumara inyota, runyuzuza umwuka wera. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Abaririmbyi ndabakunda, mumaze kuririmba mba numva nabafasha, ariko njye zaranjabutse Mana. Ntajwi ngira, byararangiye rwose, ntajwi ngira. Mwarepetaga ndi guca murumva n'ibyavamo, ntabwo byavamo. Imana yankuye gogose indimbo. Dukomere Yesu amashyi, tumushimire. Uretse ko muri iyi minsi ndashaka kujya ndirimba hip hop kugira ngo n'ababaji babyumve. Yesu yadukuye ku mihanda tuzana mu itorero, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'iki, kugira ngo umwizera wese atari ahubwo ahabwe ubugingo buhora. Mana ishimwe. Mu buryo bwose tuzavuga Yesu, tuvuga akagira neza. Reka ntabwo ubuhamya vuga aho Yesu yanguye muri iri jambo rivuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze musange uyu mwami arabaruhura. Uyu mwami araruhura. Nari ndemerewe n'ibintu bigeze kuri 3 byari bizi
kagira nyirasenge, kagira se wabo. Gahinda kagira nyirarume witwa Maganya, kakagira nyirasenge witwa Kwigunga, kakagira se wabo witwa Marira. Mukuru wa famiye yitwa Gahinda. Banzuri nawe yarakubiswe. Gahinda karagatsindwa iyo byikubise ku muntu bigahinduka umutwaro. Umukuru w'umuryango n'imbaraza akagutsikamira, ariko Yesu niwe wenyine, nta mudogiteri ubaho wagera mu ndiba y'umutima ngateruremo agahinda uretse Yesu wenyine. Nta n'umuganga washyiramo igipimo hano ngakuremo azunguze avabona ufite agahinda gapima 39. Hariho wabona uretse Yesu. Mumukomera amashyi, mumukomera amashyi. Mana ishimwe. Igikomere cya kabiri ni igikomere cy'amateka. Amateka arakomeretsa, amateka arangiza. Umuntu wakomerekejwe n'amateka niyo yatashye ubukwe abandi bataraza yicara yihengetse, kavuga ati ni hahandi nibaza barampagurutse. Karori wakwigiye hirya, ubwo yigiye hirya, ariko igira hirya utagwa. Arabona ibyiza atari ibye, ariko nawe byakubeye. Igikomere cya gatatu ni igikomere cy'ibyaha. Byaha birangiza, byaha birababaza. Nanjye nari ndushye, reka mbegere muvuga ngo iyizire rata. Narateteshejwe mu rugo ko dufite abakozi banyozaga, nkanywa igikoma bandirimbira. Narifite akagare k'udupine 3 nanyongaga mu gipangu, we wikuruza ku mutumbatumba. Ariko umubwiriza yaranditse aravuga ngo iby'isi byose ni ubusa, niwakwiruka inyuma y'umuyaga natinze. Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 iraza itwara imiryango, inshuti n'abavandimwe barashira, na bwa butunzi nisanga ku muhanda ndi mayibobo. Urumva ari nde wari kunyomora igikomere cy'agahinda? Urumva ari nde wari kunyomora igikomere cy'amateka? Wa mwana wavukiye muri bwa buzima mu minsi 100, mu mezi 3, kwisanga ku muhanda ndi mayibobo. Urumva ari nde ko 95 nisanga Rwanda gisi 96 hariho nozi imodoka ngangika mwana. Njya mbabazwa n'imbobo twabanaga Rwanda gisi tarakizwa bitaba yavuge ntagira akizwa. Uherutse gukubita n'ibiramobe ati fasta bayikuyemo amenyo. Rero urumva umuntu bakuyemo amenyo ntiyabasha kuvuga pasiteri ati fasta ati fasta aturacyari fasiteri. Ahita ambwira ngo nanjye narashatse nararongoye umwana w'imfura nabyaye namwise Theogene ngo nazakwibagirwa. Yanyisize umwana we yamwise izina ryanjye, bivuga ngo dufitanye amateka. Ndababara babarira imihanda, sinzibagirwa umugabo wanoraguye 96 Jenoside irangiye. Ngeze ku Kinambara amenya sinamumenya, hanyuma akazaga abandi, ariko yokesha brushete n'ibitoki. Arampamagara ngo ngwino urye, ndaza ndarya. Aranganiriza aragaburagura atinyuka kugukoresha, nubwo utamenya nakumenye. Umunsi wavukaga nari umuboyi w'iwanyu, ankura mu Kinamba njyaniwe, mamara umwaka umwe ntacyo namuburanye. Imihanda biranga nyine ndamujabuka nigarukira Rwanda gisi. Ngeze Rwanda gisi rero niho nangirikiye birenze, ngarutse nkubitaho direde ku mutwe, icyo bita kwikubita amana. Ibikoresho tubifata byose. Umushumba wafashije kabwi ibikoresho tubifata byose. Cyo bita kuroringa mani.
nababonye abaci bagerayo mise mbashoma mubazi ibyo ndi gukora dushyiraho rici babyita gusepuza amani ntabwo waba umaze kwikubita ngo ugende nka Babiloni dufate ingendo zawe bawusi uba wumva ingoma abandi none uwagendaga nk'iniga aragenda nka pasiteri dukomere Yesu amashyi tumushimire reka nihute ndababara ndangirika ibyaha biranyangiza nisanga Nyabugogo ndi Marine igangika ku muhanda hariya pipinyeri imbere ya Stivale kwa Buraza imbobo twabanaga bagashitsi n'abakibindi baracyahari ntibarakizwa ariko maze gukizwa no kwakira Yesu Kristo amindurira amateka agera mu mutima yomoramo kagayi ngo mwana wakongereye ibyuma mpora mvuga rero nzavunga umuhogo n'ibwacu amindurira amateka ndakizwa ndabatizwa dukomere Yesu amashyi tumushimire reka mbabwire soza ntabwo ari ubugingo gusa iyo ukijijwe yomora n'ibikomere by'ibirarane yarabinyomoye agarurira ibyishimo Satani yaranyambuye angarurira agaciro Satani yaranyambuye iyo ukoresha ibiyobyabwenge aho bitangiye kujyamo sha muvuge ngo Imana imuhe umugisha ibiyobyabwenge birakwangiza bagambane iyo ukoresha ibiyobyabwenge bigukura muri sosiyete kugera mu rwego usura uwamwiganye kugera mu rwego usura so wanyu nyoko wanyu agahamagara reponse ngo ngwino uganirize umushyitsi atari urukundo batinye kugusiga muri salo kabandi tumusiga muri salo turasanga yitwaranye na cage none uwakoreshaga ibiyobyabwenge wari imbobo Yesu amaze kumuha agakiza yicaranye na fande komera Yesu amashyi umushimire Yesu arashaka kuguha ubugingo ariko akomora n'ibikomere by'ibirarane ijambo rya kabiri umuntu ukoresha ibiyobyabwenge n'ipfunwe ku muryango kugera aho bamuvukana so na nyoko abatacyemera yuko yakubyaye kizwa akugarurira agaciro mu muryango w'iwanyu rya kane ni amaboko y'igihugu niyo mpamvu itorero dushyiramo imbaraga n'ubuyobozi bwite bwa leta tukaza hano bakesitara amahema tukesitara ibi byuma tugira ngo tubwire umuntu umwe Yesu ukamushaka kugira ngo amuruhure amuhe ubugingo kandi tukiri no mu isi amuhindurira amateka mpamvu zigeze kuri 3 zituma abantu bakoresha ibiyobyabwenge ijambo rya mbere ni amakimbirane yo mu muryango mwana akavuka akeneye urukundo mu muryango akavoma ibirohwa agasanga isa n'ikomando nyina ni buriseri ubwo urumva bazabyara iki urumva atari jetini isa n'ikomando se akana karagira imyaka 5 kagiye mu irerero cyangwa garidiyene kataha kagasanga se amaze kumeneka nyina yara
birarangiye. Amakimbirane mu rugo, ise ni ikimamiyo, nyina ni umujugujugu w'umusafuriya, akana kakahita gakusha gakwepa imihini yabase na nyina bari kurwanya. Kabona bitazavamo kakagana umuhanda, kagera ku muhanda kagasanga kandi kamarine kaje kera, kakamubwira ngo gotomera utazaba imbwa wa murezi. Akamara comye bikahita bihwaniramo. Amakimbirane ya mu muryango, aba bana bakeneye urukundo. Mubaho urukundo. Jambo rya kabiri rituma abantu bakoresha ibiyobyabwenge ni amateka, uruhererekane rw'amateka. Amateka ari ikigenda kitwemerera. Ijambo rya gatatu, ikigare. Abo ugendana nabo, ikigare ubamo. Reka mbabaze, ucuruza amakara asa n'iki? N'amakara. Ucuruza ifu asa n'iki? N'ifu. Ucuruza ibitoki asa n'iki? N'amakakama. Rebera ukwegereye mugutumeho, mufate mu kiganza. Ariko mwana wamufashe, mumbwire ngo utancika mwana. Ongera umumbarize ngo ugendana nande se? Ugendana nawe usa. Ariko yambabariye, iyo ntabwo ubuhamya ntabwo ndinjiji. Murabona hari injiji yambara ikoti na karuvati igashyiraho n'akuma. Yangu bisizina rya mbere nitwa umwana w'Imana, irya kabiri mba umuvugabuto, irya gatatu mba umudiyako, irya kane mpita mbona umugore aragemera umugu. Ubu nanjye afite madamu mwana. Mpita mbona umudamu mpita nitwa umugabo. Irya gatanu mbyara umwana w'imfura mwita Puramedi, mpita nitwa papa Purame. Irya gatandatu mbyara w'umuhungu mwita Asa, mpita nitwa papa A. Iyo kijijwe Yesu aguhundagazaho amazina. Irya karindwi umuyobozi w'icyumba cy'amasenge. Irya munani mpita mba mwari. Irya cyenda mpita mba pasiteri. Shimira n'abayobozi banjye b'itorero bari hano, bareze uyu muhamagaro nk'abandi mu mirimo ya gipasiteri. Nkunda n'itatu, ni myinshi ariko harimo itatu. Wa mbere, iyo ndi kumanyura umutsima, arawumanyura ahereza abigishwa be. Nushaka uburangije kwiga mu Bwongereza, hariya meza ntiwayageraho, ni pasiteri. Nushaka ube watona, ntago wayagera, ni pasiteri. Umurimo wa kabiri nkunda mu murimo wa gishumba, iyo ngiye muri Yorodani kubatiza, ndi kumanukamo gake, ngiye kubatiza abandi baji bahindutse bagahinduka abana b'Imana. Kandi na hano barimo tuzabatiza ejo bundi. Nushaka ufite amakamyo 6 ari amazi ntiwayajyamo, ni pasiteri. Undi murimo nkunda, ongera umpe Bibiliya. Iyo ngiye gusezerana n'abahuje ibiganza, afashe Bibiliya, ndi kuvuga ngo ngiye pasiteri Niyonshuti Theogene, kubw'ububasha neshwa n'ijambo ry'Imana n'itoro rya ADEPA. Nyirambege tabaye umugore wa Rudomo. Rudomo nabaye umugabo wa Nyirambege. Imana yafatanyije n'abagitanduka. Ibyari ibyanga itambyeza bagataha bakarara. Nibuka ko nari Marine Nyabugogo, nibuka ijambo nasomye rivuga ngo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka igira gute?
reka mbasenge hanyuma yo gukizwa ikomure n'ibikomere by'ibirarane mwese abarushe n'abaremerewe muze musange ndabaruhura Mana yaranduhuye inkura ku muhanda nkura ku biyobyabwenge kizwa jambabari yo mbona uri gucoma uriya mwotsi umukurura gute umwotsi umwe gusa uri gukomanga imageragere hariya mageragere ngo mucumbikira imyaka 25 kugufatana bure ebyiri biba bihagije burundu buri gukomanga muvuga ati muncumbikire ariko Yesu ateze amaboko akubwira ngo gwina kuruhure amara y'ibiyobyabwenge amara y'ibyaha ndumva afite ideni Imana jya kuvuga ko Yesu ababarira jya kuvuga ko Yesu yamara jya kuvuga ko Yesu akurana kotini mu mubiri ndashaka gusengera indushyi tebuka hagarara cika va mu byaha ntihagire uwo muzana buri muntu yisana nanjye narizana Yesu ngwina komora ibikomere tebuka urabona kuntu ukiri muto nudakizwa ejo itegeko riza afande uyu munsi hari umuntu ufungara uyu munsi ni ku mbabazi dukomere Yesu amashyi uyu munsi ni ku mbabazi ariko nudakizwa uyu munsi ejo ugahura na fande azagutambikana Mana ikubabarira tebuka aha ntabwo twivuna izi abana mube muretse abana ndaza kubasengera weho ngwino uje ukiri muto tebuka ngo usengere cika nta kindi gihe saba abashumba banjye igihe cyatambutse tuzagaruka kubuvuga mwigira hino muze mudufashire ivugabutumwa dusengera baba niba ari n'undi uhari nawe nazi ibyaha wakoze icyo ari cyo cyose Yesu yaje kugira ngo agukize yaje kugira ngo aguhe amahoro nicyo cyamuvanye mu ijuru n'uyu munsi arashaka kukuruhura arashaka kugira neza uyu mwanya tugusabye imbabazi byacu udukize agahinda udukize ibyatugoye udukize intimba utubabarire udukize indwara zacu ibyo tutashobora kureka udushobora kubireka amazina yacu ave mu gitabo cy'abarimbuka twandike mu gitabo cy'ubugingo natwe tuzagukorera natwe tuzavuga kukiza natwe tuzavuga ineza yawe natwe tuzavuga urukundo rwawe natwe tuzavuga ko uri umwami w'abami tugushimiye ko tubabariye udukize imivumo y'ibyaha udukize za karande kize ingeso mbi zose uhereye none ntituzasubire mu byaha ibyo tubisabye mu izina rya amen mwami Yesu Kristo ibiganza kuri aba bahungu bakobwa ababaswe n'ubusambanyi bakize ukiza umwuka w'ubujura ababaswe n'ubutuka ubakize mwami Yesu
ibiyobyabwenge, abaraswe n'inzoga n'amatabi n'ibindi biyobyabwenge bitari bimwe, turabasengera ngo uhereye none ubibakize amaraso ya Yesu. Nababeho, nababohore, nabatunganye, nabahinduwe bazima rwose. Uhereye none nibagira amahoro mu mutima, uhereye none nibagira icyerekezo cyiza, nibambara imbaraga nshya, nibagira ibyiringiro bizima. Uhereye none turabasengeye kugira ngo batandukane n'umuvumo w'ibyaha, bahe kubaho, ubaho ubuzima, bafite impano zagukorera, niba abakozi bawe, niba bavuga butumwa, niba baririmba, niba batanga ubuhamya kugira ngo n'abandi babaswe n'ibibi babivemo baze bakuyoboke. Yesu turagushimiye ko wababariye, turagushimiye ko ubibakoreye, turagushimiye ko bitashoborwa n'abakoye. Tugukomeye amashyi tugushimira, tugukomeye amashyi tugushimira, kandi uhereye none ubashoboze sasubira inyuma, bagira imbaraga, umugisha, ubahe imibereho, ubahe gutunga, ubahe gukira, ubahe gutandukana n'ikibi cyose. Uhereye none imiryango yabo igira umugisha, uhereye none nibakure neza, uhereye none nibagire gutekereza kuzima, uhereye none nibagire imbaraga. Tubatuyeho ibyiza, tubatuyeho umugisha, tubatuyeho amahoro, tubatuyeho imbabazi, tubatuyeho imbaraga. Ni mu izina rya Yesu tubisabye ugakoze, amen.